rurimo umwuka wera n'urugo rutarimo umwuka wera, believe me izo ngo zombi nazibayemo mvuga ibyo nzi. Urugo rurimo umwuka wera n'urugo rutarimo umwuka wera ni ingo ebyiri zitandukanye completely. Imbaraga z'umwuka wera ziraza zigahindura urugo, zikakwigisha aho ugomba kuvuga, zikakwigisha aho ugomba guceceka, zikakwigisha aho ugomba gufrena, zikakwigisha aho ugomba kwihuta, zikakwigisha aho ugomba kwikiriza nkaho utumvishe kandi wumvise. Ugapfa ugapfa kuri kamere. Ntabwo ibintu byose basubiza, nubwo waba ufite right yo gusubiza hari aho udasubiza. Ukarera mugenzi wawe imbuto kandi bigakunda mukarugendana mu rugendo rw'agakiza kugeza ubona ko noneho musigaye muvuga ururimi rumwe. Hari ibintu ugomba kwigomwa bifite ikiguzi. Ntabwo wakuzura umwuka wera ukirara wumva indirimbo simbizi Celine Dion ukarira amarira akamanuka wibereye mu byawe. No, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Ugomba gushiftinga. Niba wumvaga Celine Dion shyiramo basi gospel, shyiramo something, ikintu kivuga ijambo ry'Imana. Kameme indirimbo z'Imana twese turabizi ko ziba zirimo amagambo y'Imana, ziba zirimo amagambo y'inkomezi, ziba zirimo amagambo aduhumuriza, ziba zirimo amagambo atwegereza Imana. Niba rero wumvaga izisi shifting ahindura, tangira kumva none za gospel. Ikintu cyose uzi ko cyakwegereza Imana, shaka kaga ko nanjye mbabwira wihereremo. Igihe abandi bari guseka muri salo biryoshye, wowe comoka gatoya ukigomwa ukavuga ngo ni sacrifice, nka kurya witunganya buri gitondo ukajya ku kazi uri mu targeting akagasheke bazaguha à la fin du mois. Kavuga ko ari agasheke kazaza gakemura ibi n'ibi. Niyo uzi umwuka wera umumaro wayo, icyo uwo mwuka wera uzakumarira, aho bizakujyana n'ubunyembaraga, ibyo bizagukoresha n'ubunyembaraga, uburyo bizakumara inzozi mbi. Za nzozi umuntu arara yirukanka agwa mu minyobo, abona ibisimba by'ubwoko bwose biri kumwirukanka inyuma, ukavuga ngo ibintu ndabihazi. Umwana ushitagurika buri joro akubwira bad dreams. No, ukavuga ngo ndimo ndatagetinga kuzura umwuka wera kugira mpangane n'iriya myuka. Iyo uzuye umwuka wera, hari inshuti yanjye nzi ntabwo yajyaga azimya itara mu cyumba. Bibaho ngo yaragabona abantu mu kabati. Yazimyaga itara buri rukutabonagaho umuntu no mu kabati hose. Byo naho ngiye kubitindaho, buri wese yagira udutroma twe, ntabwo ngiye kubitindaho. Ariko amaze kuzura umwuka wera ubwo bwoba bwarashize, yajyaga yikanga ati nkayo iwacu twataramye. Ari igicucu cye kimukanze bene da, igicucu cye ndimo ndaseka. Igicucu cye ariko amaze kuzura umwuka wera, ari bunyumve ndi kubivuga, amaze kuzura umwuka wera nta kintu kikimukanga, yarakamiritse. Utudayimoni nitwo duhunga iyo tumubonye. Eliya azamurwa mu ijuru. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, amujyane muri serwakira, Eliya arahaguruka, ahagurukana na Elisa i Gilugari. Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko baramanukana bajyana i Beteli. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa, baramubwira bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja. Haleluya. Arabasubiza ati ariko ndabizi, ariko nimuceceke. Ndabizi ariko nimuceceke. Eliya arongera amubwira ati Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko bagiye Yeriko. Bagezeyo abana b'abahanuzi babandi nyine b'i Yeriko noneho basanga Elisa, baramubaza bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja. Arababwira ati ndabizi ariko nimuceceke. Eliya arongera amubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana bombi, maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi. Bari bamaze kuba 50. Baragenda bahagarara kure aho babitegeye, ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero we arawuzinga, awukubita ku mazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo andi ajya ukwayo, bombi bambukira ahumutse. Bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze nsaba icyo ushaka cyose.
ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Haleluya, yasabye neza cyane. Eliya aramusubiza ati uransabye ikintu kiruhije, ariko icyo akora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa abibonye arataka ati data wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyaguramo 2, atoragura n'umwitero wa Eliya, kuko Eliya yari yawutaye, asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, yenda wa mwitero Eliya yataye awukubita ku mazi, aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya iri he? Amaze gukubita amazi yigabanyamo 2, amwe ajya ukwayo ayandi ajya ukwayo. Elisa aherako arambuka, maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye bamubonye baravuga bati umwuka wa Eliya uri muri Elisa. Nuko baza kumusanganira, bamugezeho bamwikubita imbere. Haleluya. Iyi nkuru ndayikunda cyane. Iyi nkuru iranyereka urugendo rwa Elisa n'urugendo rwa rukomeye cyane. Hari abantu bakomeje kunyandikira, abandi bakampamagara bambwira turashaka kuzura umwuka wera, ndashaka kuzura umwuka wera, ndashaka kuvuga mu ndimi nshya, ndashaka kuzura umwuka wera, ndashaka kuba umunyembaraga, ndashaka kuzansengera umuntu agakira, ndashaka kuzajya ndambika ibiganza ku murwayi nkaba mfite confidence ko ari bukire, ndashaka kuva mu ntege nkeya nkaba umusenzi. Abantu bakomeje kumbwira utuntu nk'utwo ngutwo. Ngiye kubasubiriza muri iri jambo, kuko ntahandi nabasubiriza atari mu ijambo ry'Imana. Ahanga barimo baratwereka urugendo rwa Elisa. Elisa yari yaratindanye na Eliya imyaka myinshi. Haleluya. Aramakoti yaraba. Elisa yaratindanye na Eliya imyaka myinshi, ngo ameze nk'umugaragu kuri we, amukorera, amufasha. Iyo usomye ukareba neza, iyo ukoze amaroshereshe ugenda ubibona uburyo Elisa yanambye kuri Eliya kabisa, agendana nawe, amuba hafi, akamufasha, aho agiye hose bakajyana, ameze nk'umugaragu we. Dayori yitaga Eliya ngo ni shebuja, yamwitaga shebuja rwose, amwubaha cyane. Eliya rero igihe cye kiza kugera cy'uko agiye guca mu nzira imujyana mu ijuru. Baratangiye baragendanye rero, baragendanye. Akamubwira ati Uwiteka arantumye sigara hano. Elisa ati ndakurahiye ubugingo bwawe ntabwo sigara. Ariko ahantu nshaka gutinda cyane ni ahangaha, bavuye i Gilugari bageze i Beteli. I Beteli haje utwana tw'uduhanuzi. Twerekwa turebayo rwose, utwana tw'uduhanuzi baraza. Abo bana b'abahanuzi baraza batangira guca intege Elisa, bamubwira bati uzi ko sobuja agiye kugukurwa. Urumva bari abahanuzi bari bazi ibintu, buryo umuhanuzi amenya byinshi. Bati uzi ko sobuja agiye kugukurwaho. Elisa akabumva, yarangiza ati igo muceceke ndabizi. Haleluya. Icyo nshaka gusobanura muri uru rugendo rwa Elisa, utu twana twarakomeje tumugendaho, bagerana no kuri Yorodani. Ngo bugenda bumuca intege bumubwira ngo yehe, ese wari uzi ko sobuja ari bugukurweho uyu munsi? Urumva ni ibicantege nkeya. Iyo wiyemeje iki kintu cyo kuvuga ngo narakijijwe, narabatijwe mu mazi menshi, ariko ndashaka no kuba umunyembaraga. Haleluya. Nkundi y'umuntu ambwiye icyo kintu, ndashaka no kuba umunyembaraga, ndashaka kugira confidence mu Mana, nkaba nasengera umurwayi agakira, ndashaka kugira confidence mu Mana, nkaba nahanura bigakunda, ndashaka kugira confidence mu Mana, nkaba umunyamasengesho, nkaba umunyembaraga. Ibintu byo guhora uturwara twamenyereye ibyo bintu ndabihaze. Nkundi y'umuntu afite iryo shyaka, nkundi y'umuntu afite iyo nyota, ariko birasaba inyota irenze iyo wimagine. Birasaba inyota yandi yo gutitiriza, birasaba inyota yandi yo gutindamo. Warakijijwe, warabatijwe, nibyo urimo uranakorera Imana, ariko urabibona neza ko utaruzura umwuka wera. Urabibona neza, nturavuga mu ndimi nshya, kuko ngo abuzuye umwuka wera bafite ibimenyetso bizabaherekeza. Kimwe kirimo no kuvuga mu ndimi nshya, n'ibindi bizakurikiraho. Bazakandagira scorpio, bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, bazanywa n'uburozi ntacyo buzabatwara. Ibintu byinshi 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 by'ibimenyetso bizatwereka yuko twuzuye umwuka wera biba bihari. Iyo wamaze kuzura umwuka wera ubyiyumvamo, hari ukuntu uba ubizi, hari ukuntu uba ubyiyumvamo. Noneho uyu mugabo rero ari determine yo gukurikira Eliya, kuko hari ikintu yari yaramubonyemo. Elisa hari ikintu yari yarabonye muri Eliya.
na Eliya yari abizi ko hari ikintu Elisa yamubonye ariyo mpamvu atamuva inyuma, niyo mpamvu bageze hafi ya Yorodani akamubwira ati umva rero twumvikane, usabe icyo ushaka ndakiguha. Haleluya. Elisa arangije amusaba ikintu kigoye, amusaba ku mwuka we. Yamusabye ku mwuka we, yaramubwira ati unsabye ikintu kigoye, ariko nubona ngiye wakire, ariko nubona nagukuwemo nta kundi nyine, ariko Eliya yarabizi ko hari ikintu Elisa amushakaho, na Elisa yarazi icyo ashaka kuri Eliya. Ariko muri uriya rugendo yahuye n'ibicantege nke. Mwimagine aba bana batangiriye i Beteli, barakomeza ngo baragenda, ahandi bagiye ngo ni Yeriko, barakomeza bamwomaho, bagiye kugera Yorodani ngo babaye abana 50. Can you imagine? Bari kumubwira ibintu biri negative, ntabwo bari kumubwira ibintu biri positive. Icyo nshaka kubwira umuntu ushaka kubatizwa mu mwuka wera, ibicantege nke bikubuza kwegera Imana ni byinshi. Ibintu bigutangira mu rugendo rwo kuvuga ngo ndiyemeje ndashaka umunyembaraga, kuko Satani arabizi ko nuba wabaye umunyembaraga muzahangana. Tubaho duhanganye n'imyuka mibi, murabizi, nkunda kubivuga cyane. Rero Satani yazi ko uri gushakisha izo mbaraga z'umwuka wera kugira ngo zikuzure, nawe utangire guhangana n'abadayimoni, utangire guhangana n'imyuka mibi, utangire guhangana n'indwara. Hari igihe umuntu arwara ukagira ngo niwe ibitaro byubakiwe. Umwana muri urgence buri munsi, umwana muri urgence buri munsi, muravayo musubirayo emergency buri munsi, kandi ugasanga rimwe na rimwe si n'indwara badetekse bagiye kuvuga ngo wenda bagiye kuvura. Reka da, ni utuntu tw'umuriro twiyenza tw'abadayimoni nyine. Uyu munsi yari afite umuriro, kwa kane afite umuriro, ku cyumweru afite umuriro, ariko wirukangana muri urgence. Satani yabigize agakino, yabigize akantu k'akagemu nyine, ahora koherezayo. No, iyo wuzuye imbaraga z'umwuka wera hari confidence, nawe ugira ukavuga ngo wa muriro uragarutse. Ariko Satani we, nawe ugashyiraho ibiganza ufite confidence ukavuga ngo umva rero twumvikane. Nasomye ijambo rivuga ngo mu mubyimba wa Kristo niho twakiriye indwara. Mbere gatatu wa dayimoni y'umuriro wowe wansohokeye mu mwana. Hari confidence nawe uhita ugira, ukajya uza imbere y'umurwayi nawe ufite confidence uvugana gushira amanga. Of course yari bidakurwaho no gusenga gusa, ariko atirisi yo wuzuye izo mbaraga z'umwuka wera, hari utuntu tutakumenyera, hari udusazi tutagutumaho, hari utuntu tw'imibu tutagutuma, hari utuzizi tutagutuma, hari utuntu hari ibintu biba byaranze gupfa mu muntu, umuntu adashaka kubabarira. n'urugero neza kubabarira ukabona byaranze, kubabarira ni ikibazo. Niyo uzanye isuje yo kubabarira ubona ubyishe, iyo uzanye isuje yo kubabarira ubona umucokoje ahantu, wahita narakara. Ntabwo wakuzura umwuka wera waranze kubabarira, kuko iyo wuzuye umwuka wera biguha imbaraga zo kurekura, biguha imbaraga zo guhita uvuga ngo what, ntabwo nzakomeza kwikorera uyu muntu nk'aho ari umwana ku mugongo. No, ngiye kubirekura. Hari imbaraga bigutera zindi. Mwibuke Petero yari umunyabwoba, I'm sorry to say, niko bibiri twereka. Petero yihakanye Yesu gatatu. Yesu yamaze no kwimubwira avuga ati no we, ndagukunda cyane ntabwo nakwihakana. Gatatu abamwihakana bye, akana kagavuga bati yari ari kumwe nabo, yambaye nkabo, barabona ko asa na Yesu, hari ibintu byinshi asaho na Yesu. Ararahira ati uwo mutipe ntabwo muzi, ntawe nzi pe. Akana kavuga ati ngiye namubonanye nati, reka ta, ntabwo ari ngiye wabonye. Yari umunyabwoba. Mwibuke ikindi gihe baje gutwara Yesu nabwo ahita acomora inkota, byarakubita ugutwi, yarakuvanyeho. Edayiro yakuvanyeho wese agusubizaho. So Petero yari umunyabwoba, nubwo yagiraga ishyaka ryinshi, nubwo yagiraga kuvuga kwihuse n'icyo, ariko yari umunyabwoba. Ariko murebe nyuma amaze kuzura umwuka wera, ahagarara imbere y'abantu benshi aho ati ntabwo twasinze, ibi babyita umwuka wera, atangira kubasobanurira ibya Yesu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Iyo wuzuye umwuka wera, hari inshuti yanjye nzi, ntabwo yajyaga azimya itara mu cyumba, bibaho ngo yaragabona abantu mu kabati. Yazimyaga itara buri rukuta abonagaho umuntu, no mu kabati hose. Byo naho ngiye kubitindaho, buri wese yagira udutroma twe, ntabwo ngiye kubitindaho. Ariko amaze kuzura umwuka wera, ubwo bwoba bwarashize, yajyaga yikanga ati nkayi iwacu twataramye. Ari igicucu cye kimukanze bene da, igicucu cye ndimo ndaseka. Igicucu cye cyaramukanga ati nkayi iwacu twataramye, agasimbuka indura akayiha umunwa, kandi ari igicucu cye bene data. Ariko amaze kuzura umwuka wera, ari bunyumve ndi kubivuga, amaze kuzura umwuka wera nta kintu kikimukanga, yarakamiritse.
utudayimoni nitwo duhunga iyo tumubonye. Kuzura umwuka wera birimo inyungu. Twarebaga muvi mu rugo, yewe data we, cyaza aho ngaho ndavuga rero niba nshaka kuba umunyembaraga, niba ibintu by'Imana ngomba kubigendamo neza, ni kera, niba ibintu by'Imana ngomba kubihagararamo neza, hari ibintu ngomba kwigomwa, ntabwo nzaba umunyembaraga mva ku kazi nkaza ngateka tukarya tugashyira amaguru mu ntebe tukareba muvi mpaka turushya amaso tukajya kuryama. No, ntabwo wambwira ngo ushaka kuzura umwuka wera ngo wibereho ubwo buzima, ntibishoboka. Hari udusacrifice ugomba gukora. Niba warasomaga Karomafoto akaba ari kutindamo amasaha n'amasaha, Karomafoto bugashyize ku ruhande, sinzi niba n'abakizisoma urubyiruko rw'iki gihe, nibaza ko ari TikTok, Snapchat, maybe Facebook n'ibikigezweho simbizi, YouTube, utuntu nk'utwo nibaza ko bo ari two tubarangaza. Mu gihe cyacu zari za Romafoto, ariko bo ubu ngubu bo nibaza ko ari utuntu nk'utwo twa social media. Ntabwo wambwira ngo urashaka kuzura umwuka wera ngo umare amasaha 3 kuri social media utegura umutwe urimo neza, wagiye ufata icyo kurya ugira utya, ufata icyo kunywa ugira utya, ukagera mu buriri ukagira utya. Ntabwo bishoboka. Ntabwo wambwira ngo urashaka kuzura umwuka wera ugifite ibyo bintu byose. Nyine ni bwa bwana bw'ubuhanuzi 50 buri guca intege Elisa umubwira ngo sobuja agiye kugukurwa. Ese wari uzi ko sobuja agiye kugukurwa? Ese bumwimoka bwo bwamubona nk'umuja nyine uri aho ngaho, ariko noneho bugeze ahantu buza no kumutinyuka buramwimoka. Nawe rero iyo ugize utangiye urugendo uvuga ngo ndashaka kuba umunyembaraga, ndashaka kuzura umwuka wera, kimwe gikurura ikindi kigakurura, amadeni akakwibutsa ko ahari indwara. Se ubundi urabona uriya mwana azakira n'ubwo wakuzura umwuka wera? Ese wamenye ko kwa kana kabaye fete urazigabanya, iminsi mikuru urayigabanya. Iyo ushaka kuzura umwuka wera, niba ari samedi ubona umwanya, iyo samedi nyine hari izo wigomwamo ibintu ukegera Imana nyine kuko urayishaka, hari ikintu uyishaka, hari ikintu uri kuyisaba kubatizwa mu mwuka wera. Haleluya. Hari ibintu ugomba kwigomwa bifite ikiguzi. Ntabwo wakuzura umwuka wera ukirara wumva indirimbo simbizi Celine Dion ukarira amarira akamanuka wibereye mu byawe. No, ntabwo bishoboka. Ugomba gushiftinga. Niba wumvaga Celine Dion, shyiramo basi gospel, shyiramo something, ikintu kivuga ijambo ry'Imana. Kameme indirimbo z'Imana twese turabizi ko ziba zirimo amagambo y'Imana, ziba zirimo amagambo y'inkomezi, ziba zirimo amagambo aduhumuriza, ziba zirimo amagambo atwegereza Imana. Niba rero wumvaga izisi shifting, ahindura, tangira kumva none za gospel. Ikintu cyose uzi ko cyakwegereza Imana, shaka kagakona njya mbabwira wihereremo. Igihe abandi bari guseka muri salo biryoshye, wowe comoka gatoya ujye gushyira amavi yose uvuga ngo mwuka wera ndakwinginze nyihishurira, mwuka wera ndakwinginze mbatiza, ndagushaka, ndondora umenye niba hari ikibi kiri muri njye ubona, niba hari ibyaha ubona bimbase bimbabarire, mfasha mpimbara. Imana ibona uko gutitiriza. Elisa uko yatitirije Eliya nawe ubwe yagera akamubwira ati gumaho Imana intumya, akavuga ati donda kurahiye ubugingo bwawe ntabwo nkuva inyuma. Eliya akabibona ko Elisa nta gahunda afite yo kumuva inyuma koko, agakurikira. Ariko twatwana agasanga twamutangiriye hariya. Tuti waruzi ko sobuja arigiye kugukurwa? Ati ndabizi, ni muceceke. Hari ibyo ugomba kubwira ngo ndabizi ariko ceceka. Wa muvi we ndagukunda ariko ceceka. Wa muntu uzumbwira amagambo buri gihe y'urucantege we ndagukunda ariko ndagucecekesheje muri iyi minsi ntabwo nzankwitaba. Wowe nkurura buri munsi twagiye muri boîte cyangwa twagiye muri anniversaire buri munsi zitarangira. Inyota mfite si ufite. Njye mfite inyota yo kubatizwa mwuka, wowe ufite inyota yo kujya guserebra muri party hari. I'm sorry, ndagukunda ariko gucecetse gato mu buzima bwanjye. Imana ibanze ivugane nanjye. Hari ibintu ugomba gucecekesha kugira ngo batizwe mwuka wera. N'amasengesho ya rusange bishobora no kubona amasengesho, ibigare, ibintu byo kugenda twagiye kandi byitwa ko ari amasengesho. Ariko wowe kuko uzi ko ushaka umwuka wera ukagira ibihe byawe n'Imana personnel, bitarimo ikigare, bitarimo twagiye ya buri munsi, hakaba hari ibintu wemeza ukigomwa ukavuga ngo ni sacrifice. Nka kurya witunganya buri gitondo ukajya ku kazi urimo targeting akagasheke bazaguha à la fin du mois,
kavuga ko ari agasheri kazaza gakemura ibi n'ibi 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 n'ibi. Niyo uzi umwuka wera umumaro wayo, icyo uwo mwuka wera uzakumarira, aho bizakujyana n'ubumunyembaraga, ibyo bizagukoresha n'ubumunyembaraga, uburyo bizakumara inzozi mbi, za nzozi umuntu arara yirukanka agwa mu myobo, abona ibisimba by'ubwoko bwose biri kumwirukanka inyuma, ukavuga ngo ibintu ndabihazi. Umwana ushitagurika buri joro akubwira bad dreams, bad dreams, bad dreams. No, ukavuga ngo ndimo ndatagetinga kuzura umwuka wera kugira mpangane n'iriya myuka. Hari ibintu ubuze aho bikugeze, ibirwara byose wagira ngo ni wowe bimenyera, ni wowe byadukira, nta wundi muntu ujya urwara nkawe. Malariya iraza, inkorora ikaza, anjine zikaza, igifu kikaza, umugongo ukaza, sinzi ngo imitsi, sinzi ngo ibintu nk'igihumbi byose ni wowe biteraniraho. So iyo umaze kubona ibyo bintu uravuga uti you know what, umusonga wanjye ntabwo ari wa mugenzi wanjye. Iyo uzi karande ziboshye iwanyu, iyo uzi ubusinzi bwuzuye iwanyu, iyo uzi abapfumu buzuye iwanyu, iyo uzi ibintu byuzuye iwanyu, warabibonye warabyitegereje neza, hari ahantu uvuga ngo you know what, nkeneye izindi imbaraga zo gukizwa no kubatiza ntabwo zikimpagije, ndashaka kuzura umwuka wera. Ngiye kwiyemeza kuba umunyembaraga we, nta kizantangira. Ndadesize ngiye kukwegera, nzakuva imbere ari uko umpaye umwuka wera, unyujuje umwuka wera, unyujuje imbaraga, mvuze mu ndimi nshya, menagura abadayimoni tugahangana, nta gusubira inyuma. Ukiyemeza ugashifitinga kabisa, ukavuga ngo ngiye kubaho ubuzima bwo Kristo yabayemo. Indwara ntuyitinye, kujya kuryama ntuvuge ngo mana we nabwo nzimya amatara, ukazimya kandi sinababwiye wikangaga igicucu cye. Ubwo niko yaragagwa no mu myobo, namwe murabyumva. Yirukanka, abadayimoni bamwirukanka. Hari ibindi bitanga abagabo b'ijoro, birara bimuriho bimukora ibintu ntazi ibyo ari byo, ariko amaze kuzura umwuka wera, fire. Amaze kuzura umwuka wera, yarazi amasengesho asenga, yarazi uburyo abyitwaramo, biguha n'imbaraga zo kwiyiriza, biguha imbaraga zo guhangana n'ibyakwicariye imyaka myinshi, biguha imbaraga zo guhangana n'ibyakutsikamiye imyaka ntazi umubare. Usengera bene wanyu bagakizwa, ugira ibintu ushira amanga, uvuga ijambo ry'Imana, wumvuze ibyo urimo. Urugo rurimo umwuka wera n'urugo rutarimo umwuka wera, believe me, izo ngo zombi nazibayemo, mvuga ibyo nzi. Urugo rurimo umwuka wera n'urugo rutarimo umwuka wera ni ingo ebyiri zitandukanye completely totally. Ni ukuri kw'Imana do, imbaraga z'umwuka wera ziraza zigahindura urugo, zikakwigisha aho ugomba kuvuga, zikakwigisha aho ugomba guceceka, zikakwigisha aho ugomba gufrena, zikakwigisha aho ugomba kwihuta, zikakwigisha aho ugomba kwikiriza nkaho utumvishe kandi wumvise. Ugapfa kuri kamere. Ntabwo ibintu byose basubiza, nubwo waba ufite right yo gusubiza, hari aho udasubiza. Ukarera mugenzi wawe imbuto kandi bigakunda, mukarugendana mu rugendo rw'agakiza kugeza ubona ko noneho musigaye muvuga ururimi rumwe. Imbaraga z'umwuka wera zihindura ibintu, zica kamere muri twe, zikaducecekesha aho twakagombye kuvuga, zikaducecekesha aho twakagombye gusubiza, zikaducecekesha aho twakagombaga kwidefanda kandi bigakunda. Hoya umwuka wera akubwira ati tuza, this is not the right time. Iki ntabwo ari igihe cyo gusubiza, buretse uraza gusubiza isahini, buretse uraza gusubiza ahana, ndaza kukubwira amagambo ukoresha. Umwuka wera aratuyobora. Ugiye kwiga ibi ngibi bakakubwira ati nyamara wakiga ibi, ndabona ari byo, akakujyana mu mayereka akakwereka ibintu. Kubatizwa umwuka wera ni inyota nifuriza umukristo wese ava akagera. Apana kumbwira ngo umaze imyaka 10 ukijijwe, oya, kuzura umwuka wera. Wamara imyaka 10 ukijijwe ariko uri umunyantege nkeya, watsikamiwe n'ibibazo byose byo mu isi. Ariko iyo wuzuye umwuka wera, bigirira inyota mwene da, ndabigukanguriye, bigirira inyota. Ndashimira cyane abantu banyandikiye bambaza ngo ni gute nakuzura umwuka wera, ni gute nanjye nawe umunyembaraga, ni gute nanjye nakoreshwa n'Imana, ni gute nanjye naba strong, ni gute nanjye izi ndwara zamvaho, ni gute nanjye nasengera umwana wanjye. I love that. Nkundi iyo nyota, bigirira inyota. Ariko uvuge ngo muri iyi liste y'ibintu byose nakundaga, iki kivuyemo, hagiye kwinjiramo ibingibi sasa. Mwuka wera baramuharanira. Mwuka wera hari ikintu ugomba kwica ugakuraho, ukavuga ngo
ndashaka izi mbaraga, ndashaka kuba umunyembaraga, ndashaka kwicara hejuru y'ibyanyicariye, ndashaka guhagarara hejuru y'ibyampagazeho igihe kinini, ndashaka gutoteza ibyantoteje imyaka myinshi. Mwaba dayimoni mwe turahangana, ukavuga nyine ugahora imbere y'Imana yinginga ngo ikuzuze umwuka wera. Birakunda, ariko gira ibyo wigomwa. Imana ibahe umugisha cyane. Amen.